Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkuzaniye amakuru agezweho by'umwihariko ari kuvugwa hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Mu karere ka Kayonza, Gitifu yageze mu nama yari iyobowe na meya yasinze bikabije, maze bamupimye bifashishije nyine igipimo cya polisi basanga yasinze ku kigero kirenga 400%. Ibi byateje impagarara muri kariya karere ka Kayonza. Ndaza kukubwira byinshi n'imyanzuro yafatiwe, byose nibyo ndaza kukubwira muri aya makuru. Ndaza kukubwira n'ibindi bitandukanye rwose biri kugenda bivugwa hirya no hino, by'umwihariko amakuru aramutse avugwa none kuwa gatanu tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, ukande notification kugira ngo uyifungure, maze ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Niba ushaka kwamamaza kandi twandikire kuri nimero ziri kuri channel description, hanyuma numara kutwandikira utubwire aho uherereye n'uburyo twakorana. Urifuza kwamamaza by'umwihariko uherereye nyine mu karere ka Musanze, dore ko ariho ibiro bikuru bya Iris Rwanda TV biherereye, by'umwihariko kuri Fatima Hotel niho ushobora kudusanga maze tukakwamamariza. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkwaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Tugiye guhera mu karere ka Kayonza, aho Gitifu yageze mu nama yari iyobowe na meya ageramo yasinze. Byatangaje abantu benshi. Uyu nguyu Gitifu w'akagari akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gikaya gaherereye mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza. Yitabiriye inama ku murenge ayigeramo akererewe ndetse yanasinze bigaragara, hitabazwa igipimo cya polisi basanga afite hejuru ya 400%. Ibi byabaye kuri uyu wa kane tariki ya 23 Gicurasi 2024, ubwo mu murenge wa Nyamirama hakorwaga inama yaguye y'umutekano y'umurenge yigaga ku gucunga umutekano no kurinda ibintu by'abaturage. Iyi yitabiriwe n'abakuru b'imidugudu, abayobozi b'utugari, abakozi b'umurenge bose n'izindi nzego zihagarariye abaturage. Ubwo inama yari itangiye basanze uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gikaya adahari. Abayobozi basaba ko abakuru b'imidugudu be bajya kumuhamagara kuri telefone bakamenya aho aherereye. Ubwo inama yendaga kurangira nibwo uyu muyobozi yahageze yasinze cyane mu buryo bugaragara ndetse bukagaragarira buri wese. Hahise hitabazwa polisi y'u Rwanda izana igipimo gikoreshwa hapimwa abashoferi mu kureba ko batanyoye ibisindisha. Bakimushyizeho basanga afite ibipimo biri hejuru ya 400% ngo kuko yari yatangiye kunywa mu gitondo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uyu muyobozi yari asanzwe yitwara nabi ku buryo ngo yihanangirijwe inshuro nyinshi. Yavuze ko yanditse amabaruwa menshi asaba imbabazi ndetse ko ngo no mu minsi yashize yahawe igihano cy'amezi 3 kubera ubusinzi no kudatanga serivisi nziza ku baturage. Yakomeje agira ati yari asanzwe yitwara nabi, yari yihanangirijwe cyane kandi kenshi hari n'amabaruwa yagiye yandika avuga ko atazongera. Ubu rero noneho amakosa yakoze ashyira mu kaga imitangire ya serivisi ku nzego z'ibanze kandi ahita atugiraho ingaruka twese. Umuturage wagiye ku biro akamubura ahita avuga ko inzego z'ibanze twese tudakora ndetse dukora nabi. Ubu hari kwibazwa amategeko ngo turebe icyo avuga ku muyobozi wagaragaje imyitwarire idakwiriye. Meya Nyemanzi yakomeje asaba abandi bayobozi kwitwararika bakita ku nshingano zabo ngo kuko iyo umuyobozi akoze nabi byitirirwa inzego zose kandi ngo u Rwanda rwahisemo gutanga serivisi neza mu ngeri zose. Ngahe nguko ni mu karere ka Kayonza. Uyu Gitifu umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari akaba yagaragaye yasinze nyine. Ubundi bikunze kugarukwaho kenshi by'umwihariko mu bice by'icyaro, aho abaturage bakunze kwinubira serivisi bahabwa nyine na bamwe mu bayobozi, by'umwihariko abayobozi b'inzego zo hasi, abayobozi b'imidugudu, abayobozi b'utugari, abanyerondo, abadaso. Abaturage bakunze kugaragara rwose kenshi binubira ibi ngibi, ariko
rwose byagiye bigaragara ko nta kintu kiri kugenda gikorwa hamwe na hamwe, kuko nk'uyu gitifu nyine kujya mu nama ya meya, ibaze inama ya meya ukayijyamo uri umuyobozi nka gitifu, ukajyamo wasinze, ni ibintu uba ubona ko ni ibintu uba ubona ko rwose bidasa neza, ndetse rwose binababaje ku mpande zombi, yaba ku baturage bigira ingaruka cyane kuri aba baturage, kubera ko serivisi baba bifuza ntabwo bazihabwa, n'iyo bazihawe ntibaziherebwa ku gihe. Ariko kandi no ku bijyanye n'ubuyobozi butakarizwa icyizere, ugasanga abaturage batakarije icyizere ubuyobozi bwabo, imiyoborere ikagenda nabi, ku buryo n'uje gusimbura abonerwa mu ndorerwamo ya wa wundi wananiranye. Ibi rero ntabwo biba bikwiye ku bayobozi, by'umwihariko nk'umuyobozi w'akagari, byongeye umuyobozi cyangwa se umuyobozi nshingwabikorwa nyine w'akagari, ubundi aba ari umuntu nyine ukwiye kubera indorerwamo abandi bayobozi afatanyije nabo kuyobora ako kagari, ndetse kandi akabera indorerwamo abaturage abereye umuyobozi. Ngahe nguko ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage bumiwe. Ubwo nari ndi gukora iyi nkuru nabanje kugira ngo siyo, ariko nyuma yo kugira ngo siyo, nifashishije ibinyamakuru bitandukanye, nifashisha ikinyamakuru Igihe, ni ikinyamakuru cyamaze kuyandika, ndavuga ni reka nshakishe n'ahandi ndebe. Nyuma yo gushakisha ku Gihe, ndagenda njya ku Museke, ndagenda njya kuri Kigali Today, hose rwose nabashije kujya gushakisha hose nyine ngo ndebe ko byibuze aya makuru ariyo. Niko byaje kugenda, naje kuba mbikurikirana nsanga neza koko niko bimeze. Reka aya makuru nyasoreze ku nkuru ivuga ko umugabo wari warahungiye i Burundi yageze iwe agahita atabwa muri yombi. Mu karere ka Huye mu ijoro ryo kuwa kabiri, inzego z'umutekano, polisi na RIB zakoze operasiyo itunguranye yo guta muri yombi umugabo wari umaze igihe yaracikiye i Burundi. Operasiyo yo gufata uwo mugabo wakatiwe n'inkiko gacaca yabaye tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2024 saa 5 z'ijoro. Byabereye mu mudugudu wa Mpinga, akagari ka Kabuga, umurenge wa Mbazi mu karere ka Huye. Umugabo witwa Akumuntu Felix w'imyaka 52 watawe muri yombi aregwa icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba yarakatiwe imyaka 19 n'inkiko gacaca. Ashinjwa kwica abatutsi i Kabuga no mu bitero byishe abasaga 6,000 muri stade ya Byiza Imbazi. Yafatiwe iwe mu rugo ahamaze iminsi 2 avuye i Burundi mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi, aho yari yarahungiye mu 1994. Akaba yemera ko yahakoraga akazi k'ubunyonzi. Bivugwa ko yari amaze iminsi 2 yigize umunyonzi ngo ayobye uburari. Ngahe nguko nguyu mugabo muri kugenda mumubona ku mashusho, ni umugabo witwa witwa Akumuntu Felix. Uyu nguyu akaba rwose akekwaho ntabwo akekwaho, yahamijwe n'ibyaha nyine, yahamijwe ibyaha byo gukora icyaha muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ahanwa imyaka 19, ariko ahungira i Burundi. Si uyu gusa, ngo muri iyi ntara y'amajyepfo, ngira ngo nibwo mu minsi ishize nakubwiye umugabo wafungiwe nawe gukora jenoside yakorewe abatutsi, aho yihishe imyaka isaga 23 yihisha mu mwobo. Kuri iyi nshuro akaba yarabashije kuboneka, ndetse akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha, ndetse ubushinjacyaha bukaba bugikomeje gukurikirana dosiye ye. Ngahe nguko, ayo niyo makuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo. Gumana natwe ukore subscribe, ufungure notification kugira ngo n'andi arabagezweho isaha ku isaha.